U Rwanda rwasabye Ubwongereza guta muri yombi batandatu bakekwaho Jenoside yakorewe Abatutsi bucumbikiye. Ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza, Johnson Busingye, yongeye gusaba ko abakekwaho kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi batandatu bihishe muri icyo gihugu bafatwa bagashyikirizwa inkiko cyangwa bagasubizwa mu Rwanda kugira ngo bacibwe imanza. Yabigarutseho ubwo Abanyarwanda baba mu Bwongereza batangizaga icyumweru cy'icyunamo n'iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 ku wa 7 Mata 2025. Ambasaderi Johnson Busingye yibukije ko kuba hari abakiri mu byihisho mu gihugu cy'Ubwongereza ari imbogamizi ikomeye ku butabera bw'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Anasaba ko Ubwongereza bwakomeza gufatanya n'u Rwanda mu guharanira ko habaho ubutabera nyabwo ku byaha byakozwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ati abarokotse Jenoside bakwiye kubona ubutabera mu gihe bakiriho. Ni igikorwa gitanga ihumure rikomeye. Ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubudage, Ubuholande, Denmark, Ubufaransa na Suwede byashyikirije ubutabera cyangwa byohereje mu Rwanda abakekwaho Jenoside. Ubwongereza bwo nibwo bukirimo kubakira. Abantu batandatu bazwi bakekwaho Jenoside bakiri ku butaka bw'Ubwongereza kandi bazwi n'ubuyobozi bwaho. Yavuze ko byasabwe inshuro nyinshi kandi ko yongeye kubisaba. Asaba ibihugu kugira uruhare mu kubahiriza amategeko mpuzamahanga yagiye ashyirwaho umukono arimo n'ay'Umuryango w'Abibumbye arebana no gukumira Jenoside no guhana icyaha cya Jenoside. Ambasaderi Busingye yavuze ko u Rwanda rwabanje kugerageza inzira yo kubasaba ko bo bakoherezwa mu Rwanda kugira ngo baburanishwe. Inkiko z'Ubwongereza zemeje ko hari ibyo bagomba kubazwa, zanzuye ko batabona ubutabera buboneye boherejwe mu Rwanda, ariko u Rwanda rugifite icyizere cy'uko bazagezwa imbere y'ubutabera nubwo bagenda basaza. Busingye yavuze ko ubuhamya butangwa n'abarokoze Jenoside yakorewe Abatutsi bugomba gufasha amahanga kumva neza ko ubwo Jenoside yakorwaga, umuryango mpuzamahanga urebera abasaga miliyoni b'inzirakarengane bicwa ku manywa y'ihangu bazira uko bavutse. Yakomeje yibutsa umunsi inama y'umutekano w'Umuryango w'Abibumbye yafashe umwanzuro wo kugabanya umubare w'ingabo zari mu butumwa bwo kugarura amahoro mu Rwanda UNAMIR zivuye ku ngabo 2165 zisigara ari 270 gusa. Ibi byabaye mu gihe abasirikare bari ku butaka nk'Umunyakanada Romeo Dallaire wayoboye UNAMIR yari yasabye ko izo ngabo zakongerwa. Mu bakekwaho Jenoside bazwi bari mu Bwongereza harimo Celestin Mutabaruka, Dr Vincent Bajinya, Emmanuel Nteziryayo, Celestin Ugirashebuja, Charles Munyaneza. Yongeyeho ko abantu bagomba kwibuka ariko kandi bagahora bari maso kugira ngo ingengabitekerezo ya Jenoside itazongera kugaruka nubwo yaba yihishe mu magambo yoroheje cyangwa gahunda zibiba amacakubiri. Busingye yavuze ko kwigisha amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mashuri bizafasha abato kumenya ibyayibayeho, bakamenya ibimenyetso bigaragaza inzira zigana kuri Jenoside kugira ngo ntibizongere ukundi. Umuyobozi w'Abanyarwanda batuye mu Bwongereza, Jado Butera, yavuze ko Abanyarwanda batuye imijyi irimo Manchester, Newcastle, Portsmouth bose bifatanyije kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bitari ku itariki ya 7 Mata gusa ko ndetse no mu minsi iri imbere mu gihe cy'iminsi 100 yo kwibuka. Ati uyu munsi wa tariki ya 7 Mata navuga ko ari wo
wari wo wa mbere twatangiriyeho kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 31, ariko hano mu Bwongereza n'ubundi hari ibindi bikorwa duteganya muri iyi minsi 100. Birimo nk'uko tariki ya 3 Gicurasi uyu mwaka nabwo tuzahura nk'Abanyarwanda benshi batuye hano mu Bwongereza ndetse n'inshuti z'u Rwanda twibuke Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 31 mu gikorwa cyiswe Nation Rwanda Community Association kizabera mu mujyi wa Bournemouth. Yavuze ko ibyo bikorwa kandi biteganyijwe mu mijyi nka Liverpool ndetse n'indi itandukanye, kandi iyo yose imyinshi muri iyo yubatswemo inzibutso za Jenoside yakorewe Abatutsi. Yasabye Abanyarwanda batuye muri icyo gihugu ko ubunyarwanda bukwiye kuba mu mitima, kandi kuko amateka ari ay'Abanyarwanda bakaba aribo bayabayemo bagomba kuyigisha isi, by'umwihariko urubyiruko rw'u Rwanda. Twibuke twiyubaka.